ukajya biganira buriya kiriya kintu kiri mu mugambi w'Imana kandi Imana yagambira ko kigomba kukubaho uko byagenda kose ntushobora kugisubiza inyuma. Ese ntabwo Imana yaramwimitse, Ese yari umutambyi yatambiraga Imana, ariko icyo Imana yagambira gusohoza ku nzu ya Eli yarakivuze irangije ikora iki? Iragisohoza. Haleluya, haleluya, amen. Bwira mugenzi wawe uti Imana yakuvuze igiye kubisohoza. Imana yamvuze. Haleluya, amina. Umugambi w'Imana ntushobora kunanirwa gusohora keretse ari Imana ikavuze. Haleluya, amen, haleluya, amen. Abantu zo mu itsinda rukareba araza kukubwira ati mbo Imana yambwiye gutya na gutya, rwose yabimbwiye kandi mu minsi 3 Imana yaragishoboje. Yarangiza akagenda hariya akibera hariya, yabara ko hariya yajya kubona akabona ntabwo cyasohoye, akazabona turi kubizi Imana yambwiye ngo ararakaye, niyo mpamvu kandi yaragiye kuguha. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakwezi zikiri mu nda ya nyoko gushira kujya kuzamuhanuzi uhanura amahanga, kandi nta kintu kibaho gitunguye Imana. Imana ijya kubikubwira yewe kuzaba yari yakuzarangara ko nta kibaho kitunguye. Yarangiza akazakubwira ati biriya bintu bidasohora nshobora gusebera imbere abakagenda kubwira ko yarangaye. Akavuga ati shati warangaye, ati rwose ati impamvu buriya irasambure nakubwiye ngo urugo rukwiburana urayitsindira, ariko buriya warangaye ijoro ntabwo ugeze usengaho. Ati ntabwo nasenze rwose warangaye, niyo mpamvu watsinzwe. Kandi kuva hariya guhanurira ngo nugera urubanza rukubita